Ikaze mwese bateze amatwi Birindiro TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu. Tariki 28 z'ukwezi kwa cyenda 2025 tukaba tuje kugira ngo tuganire n'abanyarwanda muri rusange. Amakuru yacu rero tugiye mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko mubibona. Aha dufite ibijyanye n'uwo bita mudugudu, aho kugira ngo ahe serivisi abaturage abanza gusaba ruswa y'igitsina nk'uko mumaze kubyumva kuri iki kiganiro ngiye gutanga. Ariko bikaba ari ibintu bibabaje cyane cyangwa se ari ibintu bidakwiye mu gihugu tubwirwa ko kimeze nka Katari. We ni gute ushobora kutubwira ko u Rwanda ngo ari u Rwanda ngo rurimo amahoro, ari u Rwanda ngo umuntu yishyira akizana, ugafata abaturage ukabaka ruswa y'igitsina nka mudugudu, nk'umuyobozi, nk'umuntu ushinzwe kubayobora? Ese yaba ariyo miyoborere y'ubu ngubu yaje? Kuko twari tuzi ko abantu bayobora abantu baba ari abantu b'inyangamugayo, bafite ubuzima gatozi, bafite indangagaciro. Ariko nk'ubu ngubu ibi bintu biratangaje kubona abantu b'abamama bajya kwaka serivisi ku muyobozi cyangwa se ku mutegetsi ubategeka akaka ruswa y'igitsina, bikarinda aho biza ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati umuyobozi yatwatse ibi bintu. Ese ubu ngubu tuvuge nk'abantu bari hanze, iyo muvuga ngo u Rwanda ngo rutemba amata n'ubuki, mukubwira ngo bazaze, ninde ushobora kuzana mushiki w'ahantu hameze uko nguko? Ninde mubyeyi ushobora kuza ahantu hameze uko nguko nk'uko turimo tubibona ku mbuga nkoranyambaga, avuge ngo aje kuba aho ngaho? Ahantu uzabona akazi ari uko waje kuryamana na mudugudu, ahantu uzabona akazi ari uko waje kuryamana n'umutegetsi. Ibyo bintu rero ntabwo bikwiye. Cyangwa se ni indangagaciro z'ubu ngubu zateye? Cyangwa se minisitiri w'umuco n'iryo tegeko yashyizeho? Cyangwa se minisiteri y'umuco nibwo burenganzira yashyizeho? Ibi bintu birababaje, birababaje, ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa. Nkatwe wenda abana twakuze tubwirwa ko u Rwanda ngo ari abantu bagomba kwiha ngo agaciro, ngo mufite indangagaciro. Ibintu nk'ibi bikarenga bikajya ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari ibintu biba byemewe. Abantu b'abayobozi cyangwa se abategetsi, hari igihe wenda muba mushyiramo icyene wanyu, ugafata nka mwishywa wawe wakunaniye, ugafata nka mubyara wawe wakunaniye, ugafata ugashyira mu ntuze mu nzira z'imiyoborere ngo nawe najye kuyobora abantu. Uwo muntu ushyize aho ngaho ugasanga ni umuntu wayoboraga inka. Hari umugani uvuga ko n'abashumba benshi burya ngo iyo amaze igihe abana n'inka, ngo muri za nka ayobora haba harimo nk'inka imufata neza, niko twumvise abantu bavuga. Ubwo rero ugasanga ufashe umuntu nk'uwo umushyize mu bantu, ufashe umuntu nk'uwo umushyize mu bantu, rezilita ni izo ngizo zo kujya mu babyeyi, mu baturanyi, akagira ngo ni za nka nyine n'ubundi yaragiraga. Ni ibintu bibabaje rero. agikunda kubi rwose. Iyo uri n'umugore ufite ikibazo ati banza umpe, nanga se mpa nimero ya telefone turahurira aha ngaha. Niko rwose bimeze. Iyo uri umugore ukajya kumusaba serivisi, bisaba guhura nawe kugira ngo ayigukorere. Ubwo rero iyo utayimuhaye n'uwo cyo gihe uratigama ugasigara hasi. Mbese nta buyobozi urebye dufite hano muri ni bukeya, ntabwo bumvikana, ikibazo cyacu cyumvikana. Nk'ubu ncumbitse pfa kuba ngiye kunyura muri televiziyo bazahita banyirukana no mu mudugudu mpita ncikamo burundu. Ubu nta hantu nshobora kuba. Yanyatse ruswa, arambwira ngo nimba utamaye igitsina ntabwo ugomba kumbera mu mudugudu. Ngo nkomeza mwirukanka mwinginga, arambwira ngo umunga rero ma bitanu nimba utakimaye. Ndamubwira ntabwo nabona amafaranga yo kuguha. Arambwira ati rero bujye gucya utari mu mudugudu wanjye, kandi nawe uri bujye hose ndagukurikirana mpaka uhava. Aha rero tugiye kureba naho umuntu w'umubyeyi nawe tugiye kubereka mu kanya, wavuze ati inzu yanjye bayifunze ngo kubera iby'amagare. Ni ikiganiro kimaze iminsi cy'amagare, ariko nacyo tujya ngo tugikiritike turebe icyo dushobora kubiganiraho nacyo. Aha rero tukaba tuje n'ubundi nyine ku isiganwa ry'amagare nk'uko mwabibonye ejo bundi. Mwabonye mu gihugu cy'u Rwanda haje isiganwa ry'amagare, ariko mu isiganwa ry'amagare ni umukino uturuka hanze y'igihugu uje kubera mu gihugu cy'u Rwanda. None se uzambwira ute ko abaturage bishimye ufata izo zabo ukazifunga mu gihe baje gusurwa n'abanyamahanga? Uzabwira umuturage ko afite demokarasi gute ufata umuturage ukamufunga mu gihe abanyamahanga baje gutwarira ibinyabiziga mu gihugu cye, ku butaka bwe, ku butaka bw'abasokuru?
uzabwira umwenegihugu ko ari umwenegihugu umufata ukamurutisha drone ugafata inzu ukayikinga ngo nuko atasinze amarangi ngo nuko drone ngo yaje igasanga inzu idasize irangi ku mabati hejuru amabati asakaye? Ese umuturage udafite ubushobozi azabaho gute muri icyo gihugu niba hagomba kuba abaturage basize amarangi amabati asakaye? Ese umuturage azabaho gute niba wowe w'umuyobozi uha agaciro abanyamahanga kurusha we nyir'ubutaka? Akaba ariyo mpamvu rero mbwira abaturage b'u Rwanda ni muri ibindi bihugu uko bibaho, nta mpamvu y'agatunambwene. Niba tuzi ko habaho icyo bita demokarasi, hakabaho icyo bita kwishyira ukizana, ni gute mutadekarara ibyo bintu muvuge muti ibintu turabyanze? Yego tuzi ko bashobora kubarasa, nibyo, kubera ko abantu benshi bavuga ko igihugu cy'u Rwanda nta droit de l'homme haba, ntaki, ibintu byose ari ugufata uvuze nawe ngo bahita barasa bagashyira hariya, wavuga nabi nk'uko tuba tuvuze ibintu birimo biba tukerekana na preve ngo bakaza kugushaka. Ariko ibyo byose icyo nicyo kintu abakurambere bacu bakayibanda banze, baravuga bati ibi bintu bigomba kuvaho, bazana icyo bita ubwigenge, bazana demokarasi mu bihugu. Akaba ari nayo mpamvu mubona twongeye kugwa mu mwobo abakurambere bacu bari baradukuyemo, abari baradushyizemo, bikaba ari byo bisekuru byagarutse bimwe bikora ibyo bintu. Gufata umuntu ugafunga inzu utarayubatse ngo kugira ngo drone ize isange inzu yifunze kubera ko ngo tashyizeho amarangi. Ese igihugu kiracyari icyacu cyangwa mwarakigurishije? Aha muzashyiraho comment. Niba mwarakigurishije nabo muzavuge ko n'abuzukuruza bacu icyo gihugu bazaza bakagitwara ari icy'abandi. Ikindi kiganiro rero tugiye kureba nacyo, cyangwa se akandi kantu tugiye kureba nako mu Rwanda, akwingenze wumvikane n'aba bantu byakunaniye. Zitemagure we wa mugabo we, ngimari yanjye zitemagure rwose. Ese ubungutse ikimanwe njyewe uzi impamvu agasuzuguro kuyu ako gasuzuguro kane jewe ngugenda umukobwa wawe ngwazava nasubira iki giti mwe mwase mu giteye ya ahubwo wa mugabo we kimwe muri ibyo nuratarara muri geze ubuye ko mama yonke nyine kanze ngo hamagare ribu amagara nona yanjyana abana bantu utabareze amagara nona cyamana wagiye kwiteza ibibazo uko ibintu uri gukora, ariko ibi ngibi baragukata imyaka 3. mwihorere akwiye gufata igiti cy'avoka kusanza baziguze batarazijyana. njyewe wumvikanye nanjye hano niba hari abantu wigeze wumvikana nanjye usohoye umuhoro ushaka kunema, uranemera imari njyewe, uranemera imari wa mugabo we. aha ni wanjye nema n'ibyanjye ahangaha ndi mu Rwanda rwa Paul, ntago ari muri Kongo, ntanyo ari muri Kongo, ntago ibyo bintu wabikora. no nawe zijyane umwanzuro ufasha ntabwo ari wo mwanzuro. no nawe zijyane mu gace kazwi nka Kiruhura. Mu guhinguka aha asanganirwa n'umubare munini w'abaturage bisa naho bicaye nk'aho batazi aho bagana, nyamara mu kubegera bagaragaza ko ubusanzwe batuye muri aka gace, ariko kuri iyi nshuro batemerewe kujya mu ngo zabo kuko zafunzwe. Intandaro ngo akaba ari isiganwa ry'isi ryo gutwara amagare riri kubera mu gihugu, aho ngo bari gutegekwa gusiga irangi amabati y'inzu zabo, ibyatumye basohorwa mu nzu zabo ndetse zigafungwa kugira ngo basige iri rangi, bityo drone zizafate amashusho meza nk'uko babivuga. Icyo gufunga ni icy'uko ngo batasize amarangi. Ubwo rero bwaje kuza kugera nko mu masaa 4 mu masaa 3 batangira kuza bavuga ati ngo nimusohoremo ibintu byangombwa mukeneye dufunge. Natwe b'abacuruzi baje nyine batubwira yuko ngo ari ugufunga, mbese baza batugwiririye ati ni ugufunga.
ubwo ngubwo n'icyo wakabaye wibagiwe mu nzu y'abatelefone n'iki bari gufunga, ntabwo wemerewe kuba wasaba ngo wowe wayikuramo cyangwa ube wayitora. Nuko nguko ikibazo kirimo kiragenda, ariko si n'amabutike gusa, no mu ngo hose. Nk'ubu ngubu hano mu gipangu hose binjiyemo hose barafunga, n'ahasigaye na bose ngo baragenda bafunga. Harimo abapangayi bari kumubwira ati icyo waba wakeneye agikuramo bagafunga. Impamvu ni uko ngo batasize amarangi, ni uko batasize mituweli hejuru y'amabati. Ni mu rwego rw'uko bagira ngo babe bakora amasuku nyine hejuru y'amabati, kuko ngo hari neza, hari dorone iba igenda hejuru bagira ngo yere kugenda ifotora yerekana nk'ibyo bintu by'amabuye n'amabati asa nabi, ngo biba bigaragara nabi. Ni akantu k'umuntu wagize intimba nyinshi kubera ibintu mugenda mukorera abantu. Twumvise ko hari n'abasigaye bica abagore babo, twumvise ko nabo musigaye mutuma biyahura kubera intimba nk'izi muba mwarateye abantu. Umuntu ukamufata ukamusenyera, ukamwangaza, ukamwima indishyi z'akababaro, ukamucunaguza, ukamubwira ibyo wishakiye, bikarangira mu mutwe bigize uko bigenda agakora ibitagombaga gukorwa. Hari umupapa ejo bundi twabonye afite umupanga arimo atemagura ibyo bita amavoka, sinzi uko byari bigenze, ariko ukamunaza kugasuzirizaho n'akabereka. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye kure, ni ibintu biteye agahinda kubona umuntu w'umugabo yiyemeza agafata igiti yateye cyangwa se imbuto zeze ku giti yateye agatemagura agashyira hariya. Reka tubaze turebe iby'iyi mikino y'amagare, kumbe nuko abaturage bavuga, ubundi turaza kujya ku mugabo w'amavoka. Nk'uko mubibona rero, uyu mugabo yaraje asanga umugore arimo aragurisha amavoka ye atabivuze. Yagiye mu murima ajya ku giti cy'amavoka arahurura agurisha atabwiye umugabo. Umugabo agize ngo aramubajije, bigaragara ko umugore nawe atoroshye, amubwira ko wenda ibyo ngibyo atabishinzwe. Umugabo ngo birangira yirukase ku bantu bari baje kugura ayo mavoka, aragaruka y'amavoka yatura umujinya aratemagura nk'uko mugiye kubibona. Ibi rero bikaba bya bindi bavuga bati ingo zo mu Rwanda zubatse zinekana, ugasanga umugore aneka umugabo, umugabo aneka umugore. Nk'ubu ngubu umugabo aravuze ati jyewe ngiye kuzitemagura n'ivoka zanjye, nta muntu uri buzitware kubera ko mwari mugiye kuzinyiba. Ngo wazajya abakiriya utambwiye kandi ndi nyir'urugo. Ni ukubura uko abigenza. Yarebye aravuga ati n'ubundi ni hahandi hanjye, kugira ngo nce agasuzuguro reka nziteme. Ariko umugore ahise avuga ngo u Rwanda ni urwa Paul. Bivuga ngo Paul yarinjiye aragenda agera no mu ngo z'abantu, aragenda agera no mu bagore. Bivuga ngo yaragiye acanishamo imiryango. Bivuga ngo umuryango ugomba kubakira kuri polisi. Icyo bishatse kuvuga, nta rubanza rukiba mu muryango ngo abantu bicara bavuga bati kuki wakoze biriya, ahubwo usigaye ukora ku muntu ari umudamu washatse akavuga ati ngiye kwa Paul, mujyanye kuri polisi, mujyanye kuri RIB. Mu gihe tuzi ko kera iyo umuntu yabaga agize ikosa mu muryango wagombaga kujyanwa mu muryango, warangiza ukajyanwa mu nshuti, ubundi ukabona ugashyirwa ku karubanda ariko kuri polisi. Ariko umuntu arahagarara hariya ngo kubera ngo ni uburinganire, ngo nicyo siko twumvise ngo babivuga, akagenda akiyahura mu murima mwahinganye akavuga ati ni uburinganire, agahita afata ibintu byose akajyana. Wagira ngo uravuze agatavuga ngo ngiye kwa Paul ngayo nguko. Ese perezida uzajya no mu ngo z'abandi, perezida uzajya no mu nkono no mu biti by'amavoka, ubwo urumva hari iyo demokarasi yava hehe niba na perezida asigaye arebwa mu nkono, akarebwa mu biryo, akarebwa na hose. Ese aba yabaye perezida, aba yabaye umwami? Kuko abami kera nibwo bazaga, yabona ufite umugore mwiza akavuga ati, yabona ufite umugore mwiza agahita avuga ati uriya mugore ni uwandi, ati ni uwa fulani, agahita aguhamagara akakubwira ati wowe rero wa mugabo, uhereye ubu ngubu ntuzongere gusubira muri ruriya rugo,
genda baguhe ihene hariya cyangwa inka ujye kuragira ariko ntuzongere kugaruka hariya. Umwami kagasigara yashinze icumu nuko kuko niho birimo byerekera. Tuvuge nk'umuntu ushobora kuzategeka asimbuye uriya, ni ubwami buzahita bwinjira nta bindi bindi. Bivuga ngo urabona ngo za demokarasi ni ibiki, ni uguhita mujya mu bwami. Ngayo ngo ikiganiro cyageraho nkaba gishoreje aha ngaha, ariko ni ibintu bibabaje kubera ko ibi ni ibintu twebwe twagiye tuvuge bagiye batubwira cyangwa se twagiye twiga mu ishuri. Ukiga mu ishuri mu mwaka wa 2 ahubwo bati kera habayeho abami, umwami akaza mu rugo rw'umuntu cyane muri Bibiliya birimo hari abami bagendaga bambura abagore abagaragu babo cyangwa se abaja babo. Umwami akaza yashima umugore wawe akakwica agahita amutwara. Ubu rero kubera ko turi mu iterambere bishobora guhindura systeme ntibakwishe ngo uhwane ariko bakakwicisha agahinda kugira ngo umugore wawe bamusigarane. Ngira ngo mumaze iminsi mubona ibintu bigenda biba, bagashyiraho itegeko ritoteza umugabo n'umugore bakamutegeka kugutsindagira kugira ngo wowe nyine ubwawe wowe wiyahu ugende bamusigarane. Ngayo nguko akaba yari umuhungu wanyu Ibihindiro. Cawu nawe mukanya. Akwingenze wumvikane n'aba bantu byakunaniye. Zitemagure zitemagure we wa mugabo we. Nge mari yanjye Zitemagure rwose. Ese ubungutse ikimanwe njyewe uzi impamvu agasuzuguro kuyu ako gasuzuguro kane jewe ngugenda umukobwa wawe ngwazava nasubira iki giti mwe mwase muwe giteye ya ahubwo wa mugabo we kimwe muri ibyo nuratarara muri gezu ubuye ku mama yonke nyine kanze ngo hamagare ribu amagara nona rangira n'abana bantu utabareze amagara nona cyamana wagiye kwiteza ibibazo uko ibintu uri gukora ariko ibingibi baragukata imyaka 3 mwihorere akwiye gufata igiti cy'avoka kusanza baziguze batarazijyana nje wumvikanye nanjye hano nayo hari abantu wigeze wumvikana nanjye wowe uyu muntu ushaka kunema uranemera imari njyewe uranemera imari wa mugabo we. Aha ni wanje nema n'ibyanye ahanga ndi mu Rwanda rwa Paul ntago ari muri Kongo ntanyo ari muri Kongo ntago ibyo no wabikora. No nawe uzijyane umwanzuro ufasha ntago ari wo mwanzuro nawe uzijyane tejyane